Muhawe ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima kinyura hano kuri Danos TV, mugezwaho nanjye Salama Niyonsenga, nongeye kubasuhuza cyane amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tugiye kunganira ku nsanganyamatsiko yacu igira iti umunsi naretse kwitinya niho natangiye kubaho. Bavandimwe dukunda, hari igihe abantu benshi baba bafite impano nyinshi nziza, inzozi nziza, intego zihanitse, ariko byose bikazamo igitotsi kimwe aricyo bita kwitinya. Cyaho tugiye kurebera hano hamwe cyitwa kwitinya. Kwitinya ni icyago gikomeye gisenya ejo hazaza h'abanyabwenge, abanyabushake n'abafite amashyushyu yo guhindura ubuzima bwabo. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi irimo ubuhamya bw'abantu benshi, kuko benshi bavugaga bati nari narafunze amahirwe yanjye, ariko uyu munsi naretse kwitinya, cyangwa umunsi naretse kwitinya niho natangiye kubaho. Kwitinya ni ugushidikanya ku bushobozi bwawe, kumva ko utabishoboye, ko atari wowe wagerageza ibyo, ko abandi babibashije wowe utabibasha. Ariko ukuri ni uko kwitinya nta kindi kivamo keretse gusubira inyuma. Iyo urebye neza, buri wese ufite aho yageze cyangwa aho ageze yagize ikibazo cyo guhura n'icyo kibazo cyangwa icyo kintu cyo kwitinya. Ariko icyo bagenzi bacu bakoze ni ukumva ko umutinyi cyangwa umuntu utinya adashobora gutsinda intambara, bityo agahitamo kwisimbiza ajya imbere. Impamvu eshanu zitera kwitinya: iya mbere ni amateka cyangwa ubuzima wakuriyemo. Hari abantu benshi bakuze bumva ijwi ribabwira ati ntacyo umaze, ntacyo ushoboye, cyangwa ababyeyi babapfobya, abarimu babigishije ndetse n'inshuti, bityo buhoro umuntu agakura yumva ko cyangwa akurana ishusho yo kwitinya no kutigirira icyizere. Kubura umwimerere no kutigira icyizere cyangwa kwigereranya n'abandi bigutera kumva ko ntacyo umaze, ntacyo ufite, kuko abandi bafite ibirenze nk'ibyo, kuko bo wigereranya nabo. Utangira kumva ko ntacyo ushoboye. Gutinya gutsindwa: abantu benshi bahitamo kutagerageza kugira ngo hatagira ubabwira ko batsinzwe cyangwa utavuga ko batsinzwe. Ariko gutsindwa ni ishuri, ni igice cy'ubuzima, ni icyo twigiramo. Ijwi ry'imbere ritubwira ibintu gusa ngo ntacyo, ibintu bitari byiza, ibintu biri negative. Hari abantu cyangwa hari igice cy'umuntu ubwe yivugira ngo ntabwo mbishoboye, ntacyo nshoboye, ntabwo nabigeraho. Uburyo umuntu yivugira bifite imbaraga, cyangwa ibituruka mu muntu mo imbere bifite imbaraga byo kumusubiza inyuma cyangwa kumuteza imbere. Niba wifitiye icyizere uvuga ati nzabigeraho, uko byagenda kose ugomba kubigeraho. Ariko muri wowe mo imbere niba harimo ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo nzabigeraho, biragoye cyane kuba wabigeraho. Imibereho n'umuco byaduteje kwicisha bugufi kurenza urugero. Mu muco nyarwanda hari ibyo dutozwa kudashyira imbere kwitekerezaho byawe cyangwa cyane, kumva ko guceceka ari ubwitonzi. Ariko iyo bitarenze urugero bigira ingaruka mbi ku kwigirira icyizere. Icyo kwitinya kidukura mu buzima cyangwa gikura mu buzima bwacu. Kwitinya ni nk'igikuta kinini kikubuza kubona ibiri hakurya cyangwa imbere hawe. Gufata ibyemezo bikomeye ntibishoboka iyo wifitemo ubwoba. Kwitinya bituma udashaka kwiga ibishya, bituma utagira ibintu ukabihagarika, cyangwa utangira ikintu runaka ugahita ugihagarika utarenga n'intambwe imwe, cyangwa basi ngo utambuke esikariye imwe. Kwitinya bigira ingaruka no ku mubiri: guhangayika, kurwara umutwe n'igitutu muri wowe. Iyo udatinyutse gufata iya mbere ukibwira uti ndashoboye, ushobora gutungurwa n'aho imbaraga zawe zishobora kukugeza. Iyo utinyutse ukavuga ngo ndashoboye, iyo utinyutse ugatangira ukavuga ati ikintu ndagishoboye, ugera kure heza, aho ugatungurwa n'ingaruka nziza z'ibyo ugezeho muri ako kanya. Uko naretse kwitinyuka, ubu ni ubuhamya tugiye kurebera hano umuntu umwe yatanze. Umunsi umwe naricaye ntekereza ku buzima bwanjye. Nari mfite impano yo kwigisha, kwandika no kuvugira mu ruhame, ariko buri gihe natekerezaga gutangira ikiganiro cyanjye, gukora ikintu muri rusange cyangwa guhagarara imbere y'abantu nkaba nagikora, nkumva ijwi rivuga ngo ese uzavuga iki? Ese abantu ntibazaguseka?
namaraga iminsi ntaruhuka nicuza impamvu ntatera intambwe mu buzima bwanjye. Umunsi umwe nibwo nicaranye n'inshuti zanjye zirambwira ziti nta gihe cyiza uzabona, kora ibyo utekereza ubu, aho ubundi wumva ko uzabikora ejo ntabwo bizakunda. Uhorana ikibazo cy'icyo wabuze kubera ubwoba bwawe. Nahise mfata impamvu yo kubaho, mfata icyemezo, nandika igitekerezo cya mbere, shyiraho na video ya mbere, ndavuga nari mfite ubwoba bwinshi ariko nabikoze, byaramenyekanye, byageze kure kandi byamesheje ishema. Uyu munsi nahise menya ko nta kimuga umuntu ngo cyamutuma adatera imbere cyangwa nta cyambuza gutera intambwe yanjye. Nahise menya ko gutangira ari cyo kintu cya mbere cyitwa gutsinda cyangwa gutinyuka, ari byo bibanziriza kandi gutsinda. Kumva ko ntacyo nshoboye ari intambwe yo gusubira inyuma, yo kudindira cyo kuguma aho ndi. Hano turareba uburyo wakwikuramo gutinya. Menya uwo uriwe n'impano ufite, fata umwanya witekerezeho, menya ko hari impamvu idasanzwe ufite, itari buri wese uyifite, kandi wifitemo ikintu kidasanzwe cyitwa ubudasa bwawe. Irinde kwigana abandi, ahubwo usesengure ku byiza biri muri wowe. Vugisha ukuri muri wowe imbere. Naratinye ariko ndashaka guhinduka. Intambwe ya mbere ni ukwemera ikibazo ufite wowe. Vuga uti nari nsanzwe ntinya ariko ubu ndashaka kwigirira icyizere. Shyira mu bikorwa ibyo watinyaga, ntutegereze kuba witeguye 100%. Tangira uko uri, aho uri. Ibyo ufite nta kintu kiruta gutangira. Garagaza ibitekerezo byawe, bavugishe, bandikire, vugira mu ruhame cyangwa uvugire mu ruhame rw'abantu benshi aho kugira ngo ugumane ibitekerezo byawe mu mutima. Tangira kubitanga, uzatungurwa n'uko abantu bazakumva cyangwa bazabyakira. Irinde abantu baguca intege. Tinya kenshi abantu bagusubiza inyuma cyangwa bumva ko ntacyo ushoboye, bakubwira ati ntacyo uri cyo, ntacyo ushoboye. Irinde abakwibutsa intege zawe nke, ahubwo jyana n'abagutera imbaraga, n'abagushyigikira cyangwa bagushyigikira mu byawe. Senga, shaka Imana iguhe imbaraga zo kwiyakira. Kwitinya si ikibazo cy'umubiri gusa, ni ikibazo cy'umutima. Imana ishobora ukubakika muri wowe imbere, bigakuraho ubwoba bwose wari ufite muri wowe. Ibyiza biri mu kwiyakira no kwitinyuka. Iyo waretse kwitinya ubwoba bwawe cyangwa ukumva ko ushoboye, bifungura ubwonko bwawe, ugatangira gutekereza ku bintu bitari bisanzwe muri wowe. Ufata ibyemezo mu buzima bwawe ubwisanzure, ukumva ko wisanze mu bitekerezo byawe, ntube umugaragu w'ibyo abandi bavuga cyangwa bagutekerezaho. Uko ibintu udashidikanya urabikora, ukamenya uko wakosheje ejo ukikosora kandi ukagera ejo heza. Uba mu buzima bushimishije iyo uzi ko uri gukora ibyo ushoboye nubwo byaba bigoranye. Ugira umutekano w'imbere, umutuzo ndetse n'imibereho myiza, kuko uba uhanganye n'ukuri kuri muri wowe cyangwa ukuri kwawe. Dusoza rero ubutumwa bukomeye. Ndashaka kukubwira wowe ureba iki kiganiro cyangwa ugisoma, niba ukiboshye cyangwa ukiboshywe no gutinya, uri mu gicucu cy'ubuzima bwawe, igihe kikugumanye ukumva ko utagomba kurenga ubwo bwoba bwo gutinya. Uyu munsi naretse kwitinya. Tangira wumve ko uyu munsi ufata umwanzuro. Ukimara kumva iki kiganiro utangira uvuga ati uyu munsi naretse kwitinya, uyu munsi mfite uburenganzira bwo kubaho mu buzima bwanjye, ntanga ibitekerezo byanjye. Nta muntu n'umwe ugomba kwandika amateka yanjye cyangwa kuyatanga. Nta mpamvu yo gutinya gusohora impano yanjye cyangwa kuyivuga cyangwa kuyishyira mu bikorwa. Nta mpamvu yo gutinya kuvuga tangira cyangwa impamvu yo gutsindwa, ahubwo tinyuka. Wumve ko ugomba gutsinda, wumve ko ugomba kugera kure, wumve ko ugomba kurenga imbibi y'ibyo wari warishyiriyeho muri wowe. Igihe cyose uzaguma mu bwoba, ubuzima buzakomeza kuguhagararamo cyangwa guhagarara no guhangayika. Ariko iyo uhagarutse kumva ko udashoboye,
ukavuga uti mfite ubwoko budasanzwe bwo kwizera. Ibitangaza biratangira bikoreke muri wowe kandi utangire utere intambwe nziza inejeje. Rero ntugatinye, tangira uyu munsi, fata intambwe, andika ibitekerezo byawe, emera umushinga wawe, uvugane n'abantu, saba akazi, tangira igikorwa runaka, fata amahugurwa, ba uwa mbere wiyemera kandi wumve ko ufite ubushobozi muri wowe. Kuko umunsi naretse kwitinya niho natangiyeho kubaho. Umva ko uyu munsi ufatiyeho umwanzuro cyangwa wumvisheho iki kiganiro, ufate umwanzuro uvuge ko uyu munsi naretse kwitinya niho nangiye kubaho. Murakoze kudukurikira, twari kumwe mu kiganiro cyacu Intsinzi mu Buzima kinyura hano kuri Danos TV, mwagezweho nanjye Salama Niyonsenga. Dusangire ubutumwa bwiza, duteze imbere, tugere ku buzima bwiza kandi bufite intego, kuko ejo heza naho abatinyutse uyu munsi. Murakoze, amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom.